ikintu kitubabaza cyane wenda nuko tutasobanukiwe mwanadufasha rwose the call to prayer ya mu gitondo iratubabaza ko yaravuyeho ari iki adana kuriya bahamagara abantu ngo bajye gusenga ntago bikibaho mu gitondo ntabwo bibaho Excellency turabemera ko ibyo biroroshye kubisuzuma nabyo bikaya indangagaciro z'umunyarwanda na kirazira bya kinyarwanda naho bitanenja Islam ahubwo Islam inarenzaho turabemera ko muduhaye urubuga Islam nukuri zadufasha ari mu kugira isuku ari gukora business neza ari kwita ku baturage those accountability n'ibintu bisobanutse strategies zikora neza turasaba mu urubuga nubwo mwaraduhaye RMC na idu urubuga murarufite rwose nta kintu musaba yes mufite uriya warukwiye kumumenya ariko afite ibitekerezo bishobora gufasha kubaka hanyuma ibindi biraza local government icyo kibazo muze kukiga murebe ikibazo ni iki murakoze cyane mutinya babakangura mu gitondo ni iki ubundi ari amasaha niyo yo gukanguka n'ubundi ibimuga biri hariya nabize kubihira bariya mureke mwihorere gumaho ngaho bakuzanire gumaho ngaho baraza kuguha ijambo gumaho ngaho bakuzanire mikoro nawe niba mwashaka ijambo mugumaho baraza kubaha ijambo murakoze cyane nyakubahwa perezida wa repubulika ibiganiro byacu byaryoshye n'ibyo kwishimira dushima Imana cyane uyu mubyeyi protocol nimuzanire mikoro bamuzanire mikoro ari wa reka arangize hanyuma uraza kukubwira igihe uvugira reka arangize murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika nitwa Sheikh Bata Juma nkaba ijambo ryanjye ntabwo ari rirerire cyane ririmo gushima cyane cyane nshimira Imana yaduhaye umuyobozi nkawe icya kabiri nyakubahwa perezida wa repubulika ndagushimira ijambo buri gihe ubwira abanyamahanga babandi baba bashaka kutujyana uko bashaka ukavuga ngo sibo mana ririya jambo iyo urivuze na Nyagasani uri mu ijuru arishima cyane nyakubahwa perezida wa repubulika iryo jambo uzarikomeze rwose ikindi nyakubahwa perezida wa repubulika ahantu ugejeje u Rwanda n'abanyarwanda abashaka kuhasubiza inyuma ni benshi cyane ndagushimira ko Sankara na Rusesabagina wabazanye mu Rwanda ukabashyira mu bucamanza kugira ngo bagaragarizwe ko ibyo bakoreye abanyarwanda inyabimata ko Imana itabishimiye n'abanyarwanda ko batabishimiye cyane cyane kandi ukaba warabahaye imbabazi kubera ko bazi gusabye mu izina ry'abanyarwanda ry'abayisilamu bose Imana iratwumva burema Imana iratwumva abayisilamu iyo dutegeye Imana ibiganza Imana iratwumva tugusezeranije ko buri gihe mu masengesho dusenge
ya rusange n'aya buri muntu ku giti cye, ko tukuri inyuma tugusabira ku Mana kugira ngo uzageze abanyarwanda aho bifuza. Iryo niryo jambo ryanjye nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Asante sana, asante sana. Murakoze cyane. Protocol yadufasha guhereza bariya ababyeyi mikoro. Murakoze ku mwanya nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Mfite agahinda kenshi ko kutakubona, nakwifuje imyaka myinshi. Mfite imyaka 85. Nitwa Sebazungu Yisa. Dufite agahinda kenshi, abantu bamugaye turarenganywa buri munsi. Wagira ngo urakambakambye mu muhanda, bati turagupakira, bagatura bakanaga mu modoka. Icyo kintu cyarambabaje cyane, buri gihe kinera agahinda. Ndakuregera n'ubukene, ndakenye cyane, ndashonje, mererwa nabi buri gihe. Turacyurirwa, turirukanwa, ntiduhabwe agaciro. Okay, birumvikana. Minister for Government, ukurikirane kesi neza. Imana iguha umugisha n'amahoro kuba uduha agaciro, ariko abandi bakakatwiba. Twarababaye cyane. Kwanza, okay. Ubu nirukanwe ku musigiti wa Kacyiru. Nta kosa mfite. Uretse gato. Abangaba baba bakwiye kuba bafite na buriya bugari bagenderamo bubafasha. Impamvu butabageraho ni iki? Ubundi habaho za porogaramu zifasha abantu kugera kuri ibyo ngibyo. Abasigara inyuma basigara bate, mwagiye mukurikirana mukamenya. Hanyuma n'ibyo bindi asaba by'ubufasha, mumenye ubufasha akeneye, hari uburyo bwo kumufasha. Birumvikana, ibishoboka byose biraza gukorwa vuba na bwangu, nta kibazo. Umenye Doris. Undi we hari ibindi afite bitandukanye, hari n'undi nawe afite ibyo ashaka kuvuga. Nawe ni nk'ibyo. Umudamu we bite, nawe ni ibyo navugaga, ni nk'ako kagare abandi ntibashobora kubona bakabugenderaho. Burahari, hari uburyo bwabyo, ariko sinzi impamvu bitagera ku bantu. Mubumve bose, hari n'undi wari uje inyuma. Mubumve ibibazo byabo, hari uburyo bwo kubikemura. Murakoze cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Natwe twese twateraniye aha, gahunda rero y'ibiganiro nahangaha. Hari n'abandi benshi bari nayo baze. Murakoze. Gahunda ushyireho uburyo bukurikirana bwumva ikibazo cyari cyo. Protocol idufashe, iduhere uyu mwana w'umukobwa mikoro. Turafata umwe muri runo ruhande n'umwe muri uru ruhande. Hano. Na hariya hejuru turafata umwe. Protocol idufashe ibegereze mikoro.
Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mbe na mbe ndashimira Imana, ndashimira umuyobozi w'igihugu, Perezida wa Repubulika y'u Rwanda. Umutima wanjye uranezerewe cyane cyane, ni ubwa mbere mpuye namwe amaso ku maso. Nari narabisabye Imana mu masengesho ya buri munsi ko Imana yazampuza namwe tugahura. Rwose ni ibyishimo bikomeye mu mutima wanjye n'uw'abayisilamu n'uw'abanyarwanda muri rusange. Ndasabira imbabazi umusaza wanjye ufunzwe, afungiwe i Mageragere, yishoye mu biyobyabwenge, afite abana bato, mama arashaje ntabwo akibashije kubarera, ni njyewe ubafasha, ariko nanjye ibyo aho nkura ni hafi ya ntaho, nyine ni gake gake. Nabasabaga, narebye kenshi mutanga imbabazi, narebye kenshi muracyazitanga, muzahora muzitanga. Ndamusabira imbabazi ntazongera rwose, kubera Imana ibibafashemo, mumubabarire aze arere abana be, akorera igihugu, ntabwo azongera. Ibyo abantu b'ubutabera babisuzuma bakareba. Yitwa Nizeyimana Abdul, afungiwe i Mageragere. Murakoze. Amaze imyaka 7 afunzwe, mudufashije rwose, amaze arahanywe rwose, byadushimisha cyane. Murakoze. 7 ku by'ibiyobyabwenge gusa. Gusa nta kindi ntiyigeze afungwa, nta nubwo yari yarigeze afatwa na rimwe. Ibyo bazabi. Murakoze cyane nyakubahwa. Abutabera, take note. Protocol bafite mikro bajyana kuri ruhande, ku ruhande rw'inyuma, naho twakura umuntu ngigira icyo abaza. Protocol ishinzwe gutanga mikro badufasha bagatanga umwanya umwe hariya ku muntu w'inyuma. Murakoze nyakubahwa Perezida wa Repubulika, mbanje kubasuhuza mbifuriza amahoro, imigisha n'impuhwe by'Imana mubane nabyo. Natwe twese abanyarwanda n'abayisilamu n'abayisilamukazi muri rusange, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika, byageze muhe n'amagambo kugira ngo abandi inzozi ndazikabije. Ndazikabije. Iki gisibo cyose natekereje mu minsi 10 ya nyuma, natekereje ndamutse mpuye nawe. Nabasabaga ntuye mu karere ka Nyanza, intara y'Amajyepfo, nitwa Dusabimana Afsa. Ikintu cya mbere nabanzaga kubasaba, mfite ibibazo 2. Ikintu cya mbere nabanzaga kubasaba, twagize iterambere ry'umusigiti, umushehe wacu yatwubakiye, Nyagasani we amuha ibyiza, Shehe Uthman Kabiriti. Ni intwari, mbona agera ikirenge mu cyawe, kuko ntabwo yikunda, nawe kandi niko uteye. Imana ikomeze iguhe ibyiza kandi igumye igushoboze kutuyobora neza. Ikintu nagira ngo mbasabe, yatwubakiye umusigiti, ariko iwacu ni ku gicumbi cya Qur'ani, kandi Qur'ani turayubaha. Dukeneye inkunga yawe, twubakirira abana amashuri, ishuri mbega natwe ry'icyitegererezo, ku buryo igicumbi cya Qur'ani iwacu kizagaragara neza. Ikindi kintu nagwasabaga kindi, muri iyi minsi batwandikiye, barimo batwereza ama message ya mituweli. Ngenda banza nivugire, nukuvuga ngo ngiye mfite abana 2, biwacu ni ntawo nikora pe. Nabaga mu cyiciro cya 2, ariko natungwe no kubona message, mfite abana banjye 2, nanjye ningewe ninjye ubahagarariye. Nukuvuga ngo nagiye kubona ntungwe na message nyereka ngo ngomba kwishyura 2026 ibihumbi 60 bya mituweli.
kandi no kuvuga ngo twatangaga 3,000 ariko mu by'ukuri nta bushobozi mfite, sinkora, ngira ikibazo cy'umugongo, mba ndyamye mu rugo, ngira ngo abantu bose biwacu barabizi. None twagira ngo duhe ubufasha, murakoze. Imana ikomeze ariko ibahe. ubufasha bwa mbere bukwiye kuba buriho n'inzego zibishinzwe. Nk'icyo wabigize ntabwo byategereza igihe nzabonekera nk'aha cyangwa iki. Muba mukwiye kugeraho mubigeza bikazamuka mu nzego, bikanafasha no kugira ngo igihe abantu baba bagena biriya bigomba gukorwa bamenye ko hariho abantu nkawe bakwiriye kuba bafashwa. So uburyo wabuze aho kigeza mbere nacyumvise